hari ahantu uri bugere urahita ubona akapa hari icyapa cyanditseho gute harya handitseho 210 haba hari n'abamotari oya haragaragara ni ahantu mu gasantere wowe niyo wahagera ukabazanga kwa Musenyeri ni hehe barahakwereka cyangwa niyo wumva bitari kugukundira impezo motari murangire nakubwiye ibumoso wowe iburyo uri kubizana ute mwana ngo siko numva kukurangira bigoye mwana bimeze bite nugera muri uwo muhanda kwa Musenyeri hari icyapa 202 nuhagera hari abamotari haragaragara ni muri centre wowe ukomeze mu kibumoso umanuke gatoya gato rwose ntiri kugera kure hari agahanda n'undi kahari nanone hariho ikiraro kibumoso bwawe winjire muri iyo quartier nuhagera ongera umpamagare ndahita nsohokura tumbona mpereza umumotari niba byakugoye ko ni ibintu byumvikana pe sawa uhita umpamagara nugera muri iyo quartier okay shasi suzi ukuntu nari mukumbuye mana yanjye mba ntiwabyumva ariko sege narame umuntu aragenda akahera neza hari n'umuvandimwe ugiye utari njye nese ko nawe wari waranyiciye waranyirukanye kariya kavuye abona gasonzi se turaziranye kamere ubu ngubu shangazi nagusa ukuntu yankoreye kuba yongeye kuduhuza mana ntiwabyumva nari mukumbuye ubuzima mbese ari akavuyo none uriya mushuti wawe kwiniwe byahoraga ari hasi hejuru nka kwakundi tukiri mu rugo kuri wabandi rega biragoye sinzi mana umva keretse mana nari naje nje gusaba imbabazi ngo umbabare n'ukuri wongere basi unyizere basi ariko arabonye ko nta kintu kiruta umuvandimwe ni igisabwo cya murugo uzongera kugenda mu Kigali ngeze ni Kigali narakurebaga ibintu urimo akavuye abavuzi nk'uyu koko umva rega bari abana umva nimba arabasazi nimba ari umunota babaga babaye bazima ubundi bakanyihinduka mbese ntiwamenya ni ukuri kw'Imana mbabarira n'ukuri wongere ungirire icyizere twongere tubana byamfasha bikananshimira iyi apartment rero ukuntu atari ni ntoya ukuntu sinzi niba ukora kumwegera nabibonye ndaza kureba bange nyine ndebe ukuntu ibintu bimeze akaya ntacyo nakwizeza birumvikana basi nabantu nkomeje kuri uwo none uriya kwini mushuti wawe mana we umva ngenda naramutinya byagenze bite uzi ko wundi Dorori asigaye amucuruza yamugize ngo iki yamugize sireyi asigaye mwambika utuntu tw'uducece asigaye yaramukoresheje inzara imisatsi wamumenya wapi wamenya ko ari umusazi ubwenge bwaraje siko none bwabuza hehe ko atanabizi ko ari kumucuruza abamubeshya akamuzanira abagabo mbese yirwa mufotora mu rugo se yatangiye kuzajya none amusohokana amujyana hano ngo ari mu myenda byaranze ageze mu cyo gucuruza abantu umva nabyaracyabikora ariko ibibazo urwego agezeho ubu noneho nge twagumana niyazanangurisha n'ingingo zanjye abantu barakayira ngeza kugurisha abantu nge nahise numva yamwe ngo ni business yunguka ngo kandi umuntu yicaye nta kintu ahomba ubwo noneho narumiwe birandenga noneho kiragishwa ise wakibwira kikumva kiri muri Dixie ntabwo bazi ikipe mora nyibwira ntigishobora kumva ariko mbonye mvuyeyo nashimye Imana ko buriya buzima buragoye ndabyigaho ndebe ko bikunda nyine nta gisubizo kiri exact nguhaye ariko ndaza kureba ko bikunda none se ya nzu twabagamo irimo abapangaye n'ubu se ntabwo baravamo ugerageze nyine urabizi ko ufite amazu hariya ubundi ntabwo ugikora ndakora ariko hari igihe nyine akazi karangira tukaba duhagaze numva mba ntaguherutse simba nzi amakuru yawe meze nyine nk'umuntu utari umuvandimwe wawe kabisa mba twaraburanye nyine nawe wahise unererana kandi utarebye ko ari akabyaha yanze kwihana bamurekera satani ni ukuri umva narahindutse ubu ngubu ubuzima amaze kubwiga isi imaze kunyigisha
Okay, ndareba ko bikunda, nibikunda ubwo nzakubwira, nibidakunda kandi uri mukuru uzashaka icyo gukora. Doro, kuri gutinda kwitaba se kandi nahageze. Wavuye mu rugo? Shangiye nanga kuntu wikunda mu buzima bwawe. Uzi izuba nicayeho, nicaye ahantu, izuba riranyishe, inzara iranyishe. Shambabarira ndagiye ubwo ngubwo. Nese ubu ndagutegereza narya. Uranzanira iki? Namba yandambi yawe. Nabi ryose. Shatebuka n'ukuri kw'Imana izuba riranyishe ahantu nicaye hari n'inzoka ngira ngo n'ibinyabwoya n'ibiki. Aha, ubwo ugeze agatima ko kuzisaba reka ngutegereze. Wari kwibugiraho ukaba uyiretse no kubera ubundi umuntu wari umamagaye yaragiye gukupa. Ariko Doro, ubu hano hantu harasana. Wariyemeje kuzajya wirirwa usigana na Lidi kuva ku wa mbere kugeza ku wa nyuma. Yesu ubwo nsiganye nawe gute? Ubu hano harasa gute? Urindiye ko Lidi ari buze akabikora? Ariko Doro, narakoroye mu bigaragara. Sibyo? Narakubwiye ngo ujye mufatanya, ntabwo nakubwiye ngo ujye umusigana. Ibaze ko wicaye iyi nzu isa gutya. Ariko wagiraga kuvuga nawe utazi n'ikibazo umuntu yagize. Ubu ntabwo nsanzwe nk'urubano, ntabwo nsanzwe mfura, ntabwo nsanzwe. Wagize ikihe kibazo se gituma wicara? Njyewe zino nzara zimereye nabi. Njyewe nuko nakubashye nkanga kuza kugusakuriza ntitwaryamye utinze. Biri kumbabaza ntacyo kimwe mbashije gukora. Ndashaka no kujya gusenga kandi ntabwo nagiye mfite bino bintu. Ndagusabye umfashe rwose ibi bintu binkure ureko nakora akazi kanjye n'ibisanzwe. Ariko Doro, ntibaze ikibazo kimwe. Izo nzara hari n'iminsi 3 ishize nzishyizeho. Nawe. None se ukeka ko ngenda nkaseka bakaziguterera? Oya, sinakubonye uri kwishyura amafaranga. None se uba wumva ari amafaranga uri gukina nayo cyangwa ku buryo umbwira ngo ikintu ngishyizeho na n'iminsi 3 ishize urashaka ko ngikura? Ese ubu ni wowe muntu wa mbere utunze inzara? Nose uriya muntu ngo ni Innocent wabinkiriyeho ko namubwiye ngo areke gushyiraho biriya bintu bafatisha mu nkweto. Akambwira ngo nibyo bituma ngo bitindaho ngo bimara n'ukwezi. Kandi ukuri kw'Imana birambangamira. Ese ubwo Doro, izo nzara zibeshya gute ku buryo utabasha gukora? Birambabaza. Hano mba numva ndi kubabara. Umva rero mubwire Doro, sureba sinkubeshya aho bigeze ngiye maze kurambirwa. Nta kumba nta kugize. Doro ndemera nkashora amafaranga yanjye kuri wowe ariko ntubiha agaciro. Uzi ko bimeze? Genda ushaka aho ujya ugende babigukurireho. Nge sindi kumwe nawe. Kuko umva umaze kongera. Wampaye amafaranga se bakabinkundiraho bazi. Naguha amafaranga yo kuzishyiraho, ngo n'amafaranga yo kujya kubikuraho. Ibintu bitamaze n'iminsi 3. Nase barabinkuriraho ku buntu. Ibyo ntabwo nge bindeba. Niba ushaka ko babigukuriraho, genda ushake nayo kubikuzaho. Basi wirakara. Doro, ubu mbabaje. Basi mbabari. Inshuro zingana nakubwiye ngo icyo gitambaro singishaka muri uwo mutwe wawe. Inshuro zingana nakuguriye imyenda myiza ukaba wambaye ibi biguti. Wirirwa unsebye. None n'inzara nkizeho iminsi 3 uhisukura. Urashaka ko nzikura. Izi nzara kuzitera ni 15,000. Yesu yama. Nawe umva ari amafaranga wagiye gutanga ukuntu ari menshi. Doro, ndakwiyamye. Kandi n'ubyuka umbyukiriza kamere. Nawe usize karisi urazize. Ahubwo se Doro uvuye? Shaho umukobwa wenda ndagukemanga njya numva hano ngo haba abapfubuzi benshi. Ndagukemanga. Doro reka kwigira umunyamayeri. Uvuye hehe? Mvuye aho nakomeretse. Kandi uvuye he? Uzanye ukuri uvuye he nanjye nkubwira aho ngiye ko njya aho ngiye sindagerayo. Uvuye he ko umenu uri murataha? Uvuye gusura umuhungu? Ndumiwe ubu ngubu uranyumije.
izi karitsiye wazimenye gute? nazimenye gute banza umbwira uvuye gusura uri imbobo y'umuhanda nibwo mbyemeye noneho. genda imbobo ariko ridi kubera icyo umenyera genda imbobo y'umuhanda ubusubiza inshi wambwira ko wazimenye gute? ibyo si ngombwa ahubwo wambara ukamfasha ukankuriraho bino bintu nimba ubizi. aka kamwanya wabigushizeho se wisi birambirwa. wowe mbwira nimba uri bumfashe cyangwa nimba unanabizi ubinkurireho. ugiye gushaka ubigukuriraho hehe? ese wambwiye nimba ubizi nkareka mwese si byiza urashaka kubikuriraho iki? birambabaza bituma wabonye naraheze mu mwenda umwe mwaranguriye imyenda myinshi imbura uko mbyambara wabimbabaza. noneho ndumiwe iminsi 2 babigushizeho ayo mafaranga. ese wamfashije bigutwaye iki koko? Queen se wabimubwiye? ibyako nibyihorere wowe mbwira nimba wemera kumfasha ubinkurire. keretse ari kugushinguzamo inzara. ntabwo uyu mukobwa naruhagiye. ese ndabikuraho gute? mwenda bizi we ntabwo ujya ubyishyiraho se. wari wabimbonana? ese ubwo wamfashije basi noneho ukanjyana ahantu umva wabikura. nkubwire wowe gura urwembe tugenda tubiharura. ese ntabwo ndwara. warwara gute? si amarange se bagusize? ni ukugura urwembe twaza tuharura gutya. nari mbonye nanjye wombwira kaga wowe none si washaka kugufasha? bambwira ahantu uvuye. ngiye se ko mba mvuye mu kazi. mu kazi uvuye mu bapfubuzi hariya hirya barahaba ndabizi. ubwo wabagiyemo wabimenye ute? ni uko wabagiyemo. yewe we cyakoze uma ndumiwe mbega umukobwa. Claudine mwana wa mama mbabarire simfite uko nakoze imbere mfite izi nzara n'ibi bintu byose utaronzeho ndabizi nagukoreye amakosa ariko wihangane. yego nyiramwe uranze ubaye indaya muri Kigali birakuyobeye. Rego uri kwagaza nk'aho ufite umugabo mwararanye cyangwa wakubwiye ngo bebe hani ibiki se uba urumva nta soni ufite? ubu sindi uzayijyana he? ariko noneho yakudoze n'umunwa yakuteye inda bijyana no kubura amagambo ko nzi ko ubundi nawe wayakurushaga. urandeba iki kuba isi kubonye ko nanjye ndakwema icicike mbanze nkubwire igihe cyose umaze. yesu we mbega cyakora urasebye urahaneye babyita kuhanwa. yewe Kristo we Claudine reka nkubaze uyu mwana ni uwakangaye inyanya wacu ntabwo ari uwa mbere we ntabwo mu rugo hanamye abana babiri bawe. njye nari mfite urugo my friend nari mfite urugo nta kibazo njyewe ubizi gute ko narufite. ye urasa nk'ufite urugo koko ukusa wowe n'ukuntu numva ukunuka nako none ushakaho iki? yewe we uranuka se bitumi n'uwande papa wari umushinzwe wese uramuzi mama mbonye wambaza yitwa nde ngamumbwira yitwa Kurori kuko nitwa Claudine ubwo bijyanishwa kugira ngo mbese mbega ariko iki cyane utwite nimba kinameze gute? ndakwemye Claudine winukira umwana cyangwa mugukubitireho amaheru bashyano uranasameze nk'aba bana bawe. abana banjye se yanabigezaho we baba banyuma mu ishuri yo bamaze nuko biga mu ishuri we ishuri riri se rituma umwana atagira ubwenge. ubu suba he
uba mu Mba biraro muri wenda wese muri wese ivugisha ukuri n'ubundi ndimeze nk'iyo muri wese ndakura wengewe ndi Waginiwe. isugi tasi ariko mana Ariko mana harya na si. mukaso ni isugi na mukaso wanyu na nyoko wanyu iyo wandaya cyokora Indaya uragaragaye waba cyokora mbabarira uze tumanukane mu cyaro ngende ngushungereye ngutahira ubukwe kuko nakubwiye kwirinda kenshi uranga urara bageza kuguterera wese uri mu kubahe matwarete wowe uri kubahe aho mba ntabwo wandeshe hakureba urabona nsa nabi urabona udasa nsa nabi nabi se sinkuzi niwicira ukihanagura naho wowe ukora iki icyo nakora icyo ari cyo cyose kandi naba nanjye ndabyara wenda wowe wanabyara we naraye uyu muntu ni indaya bamutereye inda muri tuwarete indaya ni wowe wacyane ngo rero urasebye mama we hagarara bako tubone hagarara bako tubone ni wowe wawicaniye kabonera ubi washyana cyokora uraseberayo ubwo nawe cyangwa wakohereza muri iyo wayinyoherejemo so uri cyokora urakurikirana ujye kuwa gatanu we nuribona uzaba ikintu kitagira n'impuhwe ku muntu utwite ni mu wese ndazi kujyana arayigute cyangwa gufata akaguru ndetse ntabwo wabyaye ntabwo uzi ukuntu gutwita bivuna bivuna iyo ufite umugabo bimeze neza ubuze byakuvuna kugira ngo arinde ugufasha izo mvune zawe wowe nkubwire ukabwira twite inkuru inkende wishu gushaniriwe neza nta kibazo wowe se gushana ndabyumva bimaze iminsi nyine ni ugushaka ukuntu tureba ukuntu duhura tukabiganiraho hari ikimaze kuboneka se wowe umbeshya agenda nanjye nari mukumbuye pe ndacyabirebaho ndi no kugenda bimwe na bimwe mbisuganya nyine mbishyira ku murongo oya ni igihe gitoya reka tubanze tubishyire ku murongo neza umva shu sisita ari kumpamagara kambanze mwitabe numva ikintu ambwira turahita tubongera tuvugane sana wi umeze ute umeze neza sha rero by'abavandimwe se ntubizi nasanze nyine nta kundi nabigenza niba uzaza ubutaha niba uri buze uyu munsi niba uri ready waza nta kibazo cyangwa ukaza undi munsi uko ubishaka ibyo se ariko nyine nongeye ndabikubwira ndabizi ko unzi ariko reka mbikwibutse ntabwo nshaka akavuyo nta nubwo nshaka ko bariya abantu bose bamenya ahantu uba pe sinshaka na ofete ugenda utavuze kabisa ntamenye ahantu uri niba izo kondisiyo zizakugora nturirwe uzi oya nta kibazo sha n'ubu ngubu umbwiye pe naza nta kibazo ndizera ko wize bihagije uze nyine wahinduye imirishyo umva n'ubu nahita nitunganya nkaza pe yego nta kibazo ko nta bintu byinshi se mfite sa ndagutegereje dorori wi sawa doro wi umva sawa sawa unyihamagaza
umva umbwire wamfashe wese ukamira asume yanjye yari yaranze ku mugozi ariko uzi uko umenyera uguma amagaye ndeka ibyo nari nibereyemo nje ngewe kujya kukuzanira isume yanitse hanze ntufite amaguru abiri n'amaboko abiri sibyo nanjye ndi bukoreshe njyayo kubera icyo umenyera abantu se wajya uca bugufi ukabanzikana dore nahaciye pe kuko iyo nahaca nta n'ikintu nari kugusubiza bugufi se ubundi ni he umva mubwire rero ushaka wabanza ukicara ukitekereza kubanza ukamenya ubwenge kuko iyi si uri gukina nayo izakwita ese ugiye gupfa umva mubwire ngiye kugenda ariko ushaka akanakugira inama imwe izagufasha mu buzima bwawe kuko nimba utazi wowe hari ababayeho kubera kandi ukaba uri igikoresho cyabo yego se kagahuye nawe rero ubu ngubu ujye muri buredi shawari ndagiye imana ishimwe kuko ni amaraso yawe nzabazwa umva mana nushaka witonde utekereze ko nta mazanye mubwira reka mubwize ukuri hari igihe wazasanga uri igikoresho cy'abantu reka rero nkubwire kagabure umwana wa mama ngewe ibyo bintu byawe by'inama nk'iz'abakecuru ntazo nkeneye ugenda ushaka abana bari ahantu ku muhanda bagizwe ibikoresho nk'uko uri kubivuga aba ari buzigira uri kumva rero ubwo uramenyereye wumvishe ko nkubwiye ibintu by'ukuri bikubabaje wigize umujyanama uri umujyanama w'ibiki w'ubuzima w'ibiki ugiye hese ma ko buri munsi n'ubundi ugenda kombwe ko hatari iwacu se nanjye ncumbikiwe ndindushye nk'abandi reka njye gushaka ahandi hantu reka ubu ugiye utazagaruka sinari narakubereye ikigeragezo se kangende nyine nzakumbura cya kibuno cyawe cya feke kamubwire hari igihe uzabyicuza ni uko Imana nzakumbura icyo kibuno cyawe